Nakobangate kulunangai ya salima sungenanga nakobangate ya wenangai ya salima mbatelinanga bomwe nanga na butulu nzambe mubala lokotingai oselese kobanga nyoso nzambe mubala sengola nyoso gai lokola Daudi azalaka na sumia Goliatete Yesu azali mubatelinanga. Guys, uyu mwana akwiriye kuva ku rwego ariho ntago azahora aha iwabo mu nzu. Uri mana ya kandi karyo, uri mana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene yanyiyeretse. You have broken every chain, this salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Bado najifunza, sijajua. Unajifunza. Saa hii tunaweza kusema. Aha. Urumva nanjye Swahili yangu irachemangwa ni Swahili. Nachemangwa kwa kidogo. Ni Swahili ya balabala. Swahili ya barabara wanaita kingwani. Swahili yako inafanya nini? Nachemangwa. Inakemangwa. Ni ya kuunganishwa. Ni ya kuunganishwa. Ni ya kuunganishwa. Uy, uzabwira abantu bandike muri comment niyo mbeshye. Yeah, man, my people are going to chat up then I say, but it's from trench, from the bottom breaking to the top. The CIC in media, chief in media, Lang, I'm the best. Others follow. Unaweza kuniita mwalimu kwenye Lang Media, karibu. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abantu beza, abantu bashimishije mu buryo bwose, bwaba ari uburyo buri dramatic cyangwa se uburyo bwa muzike. Uyu munsi rero niyo mpamvu ndi kumwe nabo kugira ngo tugire ibyo tuganiraho cyangwa se tugire ibindi bintu turebera hamwe muri industry. Murabizi ko kuri Lang Media mu ruganda industry nyarwanda entertainment ariho tuba twibereye cyane. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abaririmbyi beza n'abanyamuziki beza ariko mushobora kuba utarabona mu Rwanda, ukaba ari ubwa mbere ubabonye, ariko nanone uramutse ubumvishe wakumva mu Rwanda aribwo n'ubundi wumvise abameze nkabo. Reka rero nabo mbahe ikaze, babanze bibwire abakurikiye Lang Media, batubwire uko baramutse kuko ikirere cyaramutse gikonjemo gatoya, nabo batubwire vibes uyu munsi. Bite mukobwa mwiza, mwana muto. Umwana w'abandi utangiye kwita ngo umukobwa mwiza peti yangu. Yes. Ko bana yanjye. Shanda. Gabanya iryo rari. Uraho. Ndaho. Banza wibwira abadukurikiye, ubabwira ati njyewe ndi runaka kwa kanaka, nkora ibi, ndiga, siniga, ndikirara cyangwa se ndi umwana mwiza ufite behavior. Nyine nitwa ntakibagirwa ko kantu kuko ari ikirara. Witwa Queen. Ariko kuri kumwita ikirara buriya nk'ababyeyi baramutse bamubonye muri interview uri kuvuga ngo ni ikirara. Wabyo mu by'umubajijemo muvuga ngo avuge niba ari n'ikirara. Sinzi niba asa n'ikirara. Nawe urabaza ibyo ureba mu by'inzara rwa amaso naguri kubibona. Rwa amaso ni ikibazo cy'amaso asigaye yitiranya abantu. Witwa Queen umwari. Umwari Queen. Umwari Queen. Aka kantu koze gutya gasobanuye nakibirara. Nyine hari umuntu yigeze kubona nyine yari yamwitanyije nanjye. Noneho nibyo navugaga. Nde nyine. Yabonye umuntu nanjye mu muraga nibuka izina rye, yambonye amwitiranya nanjye. Ahita akora akakaru kuko avuze ngo ndikirara rero kandi umuntu ari ikirara. Ko avuze ngo ndikirara mise ngakora kugira ngo mwemeze neza kari. Bakubwiye wivuge sinzi ibyo uri. Queen umwari.
Queen Umwari impamvu kano kanya uri kuri Lang Media televiziyo igezaho abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda ibyiza kandi batasanga ahandi. Impamvu nuko uri umunyamuziki kandi muri industry y'umuziki nyarwanda cyangwa se entertainment, ngende Mr Clear niko bakunda kunyita bitewe nuko imba naraje guclearinga ibintu ndetse no gukuraho urujijo mu bintu byinshi biri muri industry y'umuziki nyarwanda. Akaba ariyo mpamvu uri ahangaha rero kugira ngo tugire akantu gato yadukosora, ariko tubanze tunabumvishe ko uri n'umunyamuziki by the way. cyane Speak loudly. cyane ndiwe mani yaje kwigaragaza. Okay. ntago mana yaje Ukiri kwintroduce rero cyangwa se ukibwira abantu, nagira ngo uzamukire mu kapela k'indirimbo. kabela k'indirimbo iri gospel cyangwa iri sekiro. Urumva je musanzwe ndirimba gospel. Usanzwe urimba gospel. Uri umukristo disi. Ndiwe Uyu mwana ni umukristo. Queen Umwari ni umukristo. Akunda she likes a gospel songs. Akunda indirimbo za gospel. Rero ntacyo zamuka tu. Majina yote mazuri ni yako, e Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani kwani kila la kheri ni upekee wako. Turajya he? None kuntu naze ko winjiriye turajya he mugani wa uko winjiriye mu Giswahili, ariko turaje tubigarukeho mu kanya. Reka nataka uyu mujama muri kumwe, noneho uyu mujene muri kumwe nawe abanze yiyenshuti. Kunye sinjya nkunda kuvuga umuntu atarivuga subyanze nizura byanga ubwo burenganzira urabufite. Wakana. Yes. Uko biri Salama bro. Meze bite boro? Meze neza se. Turi kumwe nande kuri Lang Media. Kuri Lang Media. Turi kumwe nande hamwe na Lang ndetse na Queen Umwari na alongside nde. Yewe mu buzima busanzwe nitwa Mugenzi, niryo zina ry'ababyeyi. Mugenzi. Mugenzi kabisa. Iritari ry'ababyeyi. Iritari ry'ababyeyi. Subwa ndivugira imbere ya kamera ko. Ni mugo. Si umukobwa ko agira amagambo mwa. Ni mugo. Queen burekeye. Buri bucecetse ufunga. Ubatiza umuntu weho ntabwo hano uri mubatiza ko rukumbatiza amazina utazi iyo yaturutse. Subiri kidogo numvishe. Okay. Ntari binabyo kurihishira nkuko abivuze, nitwa Mugo. Nibyo zina ritari ry'ababyeyi sibyo? Nzi ukuntu bivuze neza cyane. Ano mushiti wanjye nawe wigira umuntu uzi kubatiza amazina. Nawe bamwita Dudunkwe aharariyize. Nitwa Dudunkwe. Kwanza ndamusuhuje, uzakora ibishoboka byose iyi video imugereho ayibone. Dudunkwe. The Big Man nawe ni umunyamuziki kabisa, aririmba neza. Nje muzana mu mitsi iri imbere. Minsi iri imbere uzamuzane ngira akantu kamwe mubaza. Nzamuzana kuko asigaye anyemeraho. ni numwe mu babekazi ngaba muri bande ngo ya Bruce Melody, ngo no mubeka wa Bruce w'imbere ahubwo kuko nabonye ko muri abantu babonye New Year the Groove abari imbere niwe yarari imbere wana ariko turitime twinsazi, umusore mwiza w'igikara w'umujene sana bakiri aya ako ni bogare nubwo ari mu gufa ariko ntacyo twaye. naboneka kwitwa Dudunkwe, akantu ka Dudunkwe ni gajyanye. Rero ayo mazina twayabatizanye twembi twayabatirijwe hamwe. Twayabatirijwe hamwe nge nshiduka banyise Mugo, niba nsana Mugo. Okay, niba ari Mugo ya Mugoyi ntago nzi byari byo, ako nzamubaza umunsi uzamuzana. I will bring him. Yeah. Tuzareba ibyari byo niba koko niki, ariko nanone wasanga biterwa wenda niyo style uba wanasokojemo nta wamenya. Mani rero iyo ugeze ku kintu cy'umusatsi wanjye aho ngaho sha ariko
sinzi ikintu uba ushaka kugaragariza rubanda. uwo musatsi ariko muraba nk'umunyamuziki ntacyo bitwaye kuko ndabonye mani nsa n'abanyamuziki rero sinzi impamvu utanabibona, sinzi impamvu nabitindaho kwanza. noneho ndagira ngo noneho nawe duhita twinjira mbere y'uko mu muziki, kuko urabona ko Queen umwari we no muririmbyi, ubusanzwe weho uri umuririmbyi, uri umucuranzi, ubundi muri byose ukora iki mu muziki? Mu muziki in a music career wowe ukoramo iki nyine? Ushaka kumenya iki nyine? Mbwire ngira icyo ushaka kumenya wari cyo ngusubiza. Ni ukuvuga ngo ushaka kumenya ko ndi umucuranzi, ushaka kumenya ko ndi umuririmbyi. Okay, bivuze ngo ukimbwira gutyo byose urabikora. Nge sinzi icyo ushaka kumenya, we mbwira icyo ushaka kumenya nicyo ndakubwira. Okay, uri umuririmbyi? Ndaririmba. Uri umucuranzi? Ndacuranga. Ucuranga iyihe instrument? Ncuranga piano, nkacuranga bass, nkacuranga ingoma, nkacuranga acoustic. Ibyo bintu byose ndagerageza. Singiye kwiyemera imbere y'abantu, ndagerageza nyine uko mbishoboye. Ibyo bintu bitumye urumva next time nzazana full ibyuma byose kwa kundi bya bindi byose uzi symphony ikoresha. Twonera tuzicarana turi kubyina n'impyisi. Oya ntabwo tuzavuga ngo imirimo ibirana n'impyisi. Uzajya ubanza ukore kuri kimwe, then to jumping to the next one. Abantu bari kukumva ibyo bintu basezeranyije, nizere ko bazabibona. Oya next time nzabikora, kuko ninabikora abantu bo muri comment section barambwira ati ko bya bintu bitagezweho, what's wrong? Nanjye nkahita nza noneho bakanyibutsa, nkahita nza nkabigarura, ariko ubwo ngubwo kubera ko nta instrument dufite ngo ucurange, niyo mpamvu nawe bahe mu ndamutso yawe y'umuziki batemo nk'akantu. Ako nyine ntabwo umuntu yakwiburira, sibyo? Cyane ko buriya ntego ndirimba jare zose, sibyo? Uko nshobojwe nyine tu, ariko ikintu nkunda gukora cyane ni gospel. Akenshi cyane ko mbarizwa mu rusengero, nubwo nsa n'uwo muri sekira. Ubarizwa mu rusengero nubwo usa muri sekira. Ariko nanone uko umuntu agaragara nago ari byo biba bigomba kugaragaza ngo niba ndi wo mu rusengero njye mporana agakoti n'agakaruvati n'akantu k'agatsokoza umuntu atamenya ko ariko n'akabibiriya mo hano nk'uko Queen abivuze. Imana ku mutima. Imana ni ku mutima no mu maraso. Muri biriya aravuga ngo harya imitima yanyu n'insengero z'Uwiteka, imibiri yanyu ako mindana pani inyuma inside. Okay, umutima rero idini ya mbere harya ni idini, ni itorero, ni idini. Idini ya mbere ni umutima wawe. Okay, ako bura idini n'itorero bitandukaniye. Ukibaze Range Media. Idini n'itorero ariko okay, nanjye urabimenye se? Nanjye urumva ubimenye se? Nanjye kugusubiza. Oya ndi kujya urumva idini ndi kubyumva. Wowe bivuga uko byumva twumva. Uko ndi kubyumva ndi kumva idini. Uzirasagura imbere y'abantu babe bakureba. Oya kamugani ndibutse. Vuga ibyo uvuga. None se wowe wibajije ikibazo aho kugira ugishakira igisubizo ahubwo uri guceceka, wowe bazabaza. Idini. Cyawe isobanure. Nyine ngenge kuvuga ko mbisobanura uko mbyumva no no. Ngereka nkwibarize. Bundi idini ni iki? Idini ni abantu bagenda bagafata bahuje imyemerere, bagenda nyine bakaba bishyize ku ruhande, ubwo iryo akaba ari idini. Naho itorero ni ahantu ubwo bari bahandi bahuriye bari nyine bari gusenga, iryo niryo torero. Nese iyo bavuze idini y'ukuri baba bashaka kuvuga iki? Niba abantu bahuje imyemerere y'ukuri bihuje, ako nyine bafite imyemerere. Abahe bantu se? None se itorero kuko habaho n'itorero rya Rubavu, itorero rya Rugerero, itorero ry'intore, ry'indashyikirwa, ibyo bintu wabitandukanyiriza n'itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana nakubwiye ko byo ni imyemerere. Kubera iki sabo b'itorero ry'indashyikirwa bo bataba bafite imyemerere yabo? Bo abari ibintu byerekeranye n'amatarindi. Okay, reka twihute, reka tubireke n'ubundi niko bungana.
ntago twabitindaho. aya udatuka umwana w'abandi mugenzi udatuka umwana w'abandi umwana ihangane ni umwana kuko nturire ihangane mutoya kuko hajya ufite imyaka ingahe ntabyo yavuze ufite imyaka ingahe urumva ndabura nk'amezi 3 nkuza 17 kuza 17 wiga mu wakangahe 3e en français yes rero reka Mr Mugenzi abanze nawe azamuke gato yakora akakapera nyine ko muziki okay tema kano bro mbere yuko tuganira ku nyine ku muziki ibintu byawe ni fresh buriya hari akaririmbo nkunda ewana buri gihe gakunda kunkora ahantu kavuga ngo sinshaka gukora ibyo nge ndifuza mwami nkoresha icyo wampamagariye sinshaka kuba njyewe nifuza kuba mwami mpindura uwo wampamagariye wumve gukora umukoro taruwanjye nabyo nugutsindwa oya nkoresha icyo wampamagariye nubwo wivanze ariko ririmbye neza nubwo yivanze yaririmbye neza urumva ko rero abantu ufite uyu munsi ni abagospa urumva ni abantu beza baririmba indirimbo ziramya kandi zigahimbaza Imana umuziki barawuzi umuziki barawumva ngarutse kuri Queen gatoya Queen numvishe uwinjira mu ndirimbo y'igiswahili ubundi aho ngaho kabisa Kiswahili unajua lugha ya Kiswahili nibakubaze naweza tu nikajaribu kiongea bane nakubwiye umukobwa umubaza ikibazo nakuye umwana abi wabo cyangwa ni ikirara nisi kumenya Kiswahili bwo bisaba kubura ikirara undi kirara bisobanuye iki ikirara barazi umwana urara hanze iyo bavuze ikirara n'ikirara uzi byari byo kirara n'ikirara oya byose mbarumva ari bimwe none se ihangane numvishe ko agaswahili unazungumza pole pole tu bado najifunza sijajua unajifunza saa hii tunaweza kusema urumva nanjye Swahili yangu irachemangwa ni Swahili kwa kidogo ni Swahili ya barabara Swahili ya barabara wanaita kingwai Swahili yako inafanya nini inakemangwa 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 ubwo byabari mu kimwe Swahili ra inakemangwa ejo nizo kambwira inafunguyangwa ngo niyo guterateranya ni ya kuunganishwa unganishwa ni ya kuunganishwa uy uzabwira abantu bandike muri comment niyo mbeshye ngo ni nagaswahili ko guterateranya ubwo nyine kako nduburi uterateranya niyo yakunganishwa urumva ngiye nyine ngeze ahantu bavuga igiswahili muri Kongo cyangwa se muri Tanzania nago bapfa kunyeba bitewe nuko nyine Swahili yakunganishwa ndiyo naye ariko nyine igiswahili nawe bizwe gitandukanye ulio nayo abantu batubwire kabisa igiswahili cyawe urwego he batubwire igiswahili cyawe ahantu gihagarara nose mujye weho reka tujye naribi twiwo twiganire tubiretse reka twiganire mu giswahili nari reka tubiretse nta guteza abantu kuko mani uramutse ukoteye imbere ya kamera reka tube tubyihoreye nariba abantu bazabitubwira ubutaha dukore iki giswahili gusa ikiganiro cy'igiswahili gusa ntacyo bitwaye naribi udakotora Swahili yako inatoka wapi? Ni ya Tanzania, ni ya Kongo, ni ya pale Njobirehe? Ni what?
Birehe mai. Birere. Sorry birere. Swahili yako ni ya Mie tu. birehe ni ya Uko biwa. twara ahantu hitwa gutyo nyine niba ari birere, niba ari Birere si hano mu birere. ni cyambu ku mupaka uragera iyo unyuze kuri Grande Barriere ugera mu mujyi wagera mu mujyi rero ushaka kujya mu birere unyura kuri Petite Niyo muri Kongo. Ugera mu mujyi we wese. njyewe bitewe nuko urabizi mushu twiga igiswahili Swahili safi ya Tanzania mu rugo twige tuvuga igiswahili cyo muri Kigoma mu rugo Kwa sababu gani? nyine ababyeyi banje bivugiye mu Giswahili. Ababyeyi bako rata nyine ababyeyi banje bo n'abakongomani ababyeyi banje n'abakongomani no ku ishuri tukaba twiga igitanzania ubwo nyine igitanzania ndakigerageza ko n'igiswahili Kigoma nacyo ndakigerageza bitandukanye twumve. igiswahili Kigoma cyo bavugamo n'agafaransa Okay, ngaho tubwire. ya n'akaringara Tubwire ngo ndi umwana w'imihanda. Tubwire ngo ndi umwana w'imihanda mu Giswahili cya Kongo nicyo muri Tanzania twumvaho bitandukaniye. Ndi umwana w'imihanda. ndi umwana w'imihanda icya Tanzania nakuzungumusha. icyo muri Tanzania ubwo wenda bavuga ngo mimi ni mtoto wa barabara sibyo mtoto wa barabara ukumva ukuntu dukubivuga mtoto wa barabara wewe uliko mtoto wa barabara kandi niko babispelling none ubwo ikigoma cyo bavuga ngo twende na Kiswahili cha Goma mie siko mtoto wa kwetu sie kwetu mie tunapenda kwa kubarabara urumva ko nyine no kubispelling biratandukanye aba viewers baratwihanganira akavura kari kugwamo gakeya uri mtoto wa barabara no hari ukuntu muri Tanzania bavuga ngo mimi mtoto wa barabarani no ubwo hari abavuga ngo mimi mtoto wa mie tu ndiko mtoto wa barabara icyo ni Kigoma icyo muri Tanzania ni mtoto wa barabara ntacyo ubwo uri kumva cya kibazo twibazaga nyine ubwo arakigusobanuriye. Transpose ni biki ntabwo meze nk'abantu bivugurusa abo mfise mu kiganza ntawe uzabankuramo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu sinzabarangarana. Wow, ariko ugomba no kureba muri kamera urumva ariko hagati ya Vestina na Dorcas urushande. hagati ya Vestina na Dorcas urushande nta cyizere wifitiye. Oya njyewe ese hagati ya Vestina na Dorcas ukunda urumva ntabwo nzi kubatandukanye utetse kumva ngo ni Vestina na Dorcas umbaje ngo Vestina no ureba uriya mutoya umwe apana umwe uretse gukora ubukwe uriya mutoya yogoshesha insajya ubwo nabonye yarasutse ako bira bintu ni AI cyangwa yarasutse ko byanyara ariko yagiye gufata igihembo cye muri Isango na Muzika yes afite agasuko kameze neza nubwo abadeperi nyine bari bamwuriye ati ego ko mana yanjye ubushize mugarenge mfite ikibazo komera ukaro mu adeperi akaba yarasutse yavuyemo cyangwa icyo kibazo abadeperi bagenzi be nibo bazakigisubiza ko ariko ubushize bari batangira banyereje umusatsi ewana bibi bibazo bikomeye cyane kuri iyi nshuro Dorcas niwe muto w'inzobe ubu ngubu yataye agasuko kameze neza kabisa nabwo nkajya mbona kuri social media ibintu bimeze nabi ariko reka twere kubyinjiramo cyane ubwo umuco we waracitse reka tubivemo nabi umuco nta kintu mvuze nta muntu mvuze ku babyeyi ariko ntago reka ntago umuco wacitse umuco se ni ibiki umuco ntago umuco uba ku musatsi ntago nzi byari byo ariko twagiye none kwima ibintu byawe byo gututamo akanefe byibuze verse 1 ku ndirimbo oya naturirimbire verse 2 ijya verse 2 ivuga ngo iki nagukijije igicumuro maze nkubera agakiza ngutandukanya n'amahanga guhindura ubwoko ndumva arango ndikwibuka akarefre
humura nshuti nkuzi mwizina nararahiye sinzakureka ku munsi mubi w'amakuba yawe nzakurengera. uyu mwana sinzamukira. iryo jwi mwawe arikuye ko duherukana atari ukuririmba sigaye ukora bingana iki? warikuye sigaye ukora bingana iki? Reka twumve. Ngire practice usigaye ukora zingana iki? Muri iyi minsi nari maze isasu nanjye pe duherukana mu mwaka washize nko muri turi harya twari turi mu kwa 11 none amezi 3 ni gute ugeze kwiryo jwi cyangwa wari utwihishemo wangaga kutugaragariza? nta nubwo ndicara imbere y'aba viewers nigire nka tutaziranye cyane. hari akaririmbo kiringa muranahorana ntabwo duhorana Urakabije nawe. hari akaririmbo kiringa kavuga ngo iki? Ozaraho mama papa akandi nakaye nakobangate nakobangate kulunangai yasali masunge nanga nakobangate yawe nangai yasali mombateli nanga bomwe nanga na butulu nzambe mubala lokoti ngai oselese kobanga nyoso nzambe mubala sengola nyoso ngai lokola Daudi azalaka na sumi ya Goliath te Yesu azali mobateli nanga. Guys, uyu mwana akwiriye kuva ku rwego ariho ntago azahora iwabo mu nzu. Talent yikwiriye kugaragarira abantu bakayibona. Ntabwo nabyemera. Nanjye ntago nabyemera. Reka. Queen. Bantu do explanation y'iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo iri kuvuga ibi. Urumva nyene ntago nziringana ryinshi ariko wenda nkomenye mfite ngo ntago nzatinya. Umuremyi wanje arahari. Niwuma imbaraga nta cyatuma ntinya rero. Ayo magambo uvuze niyo dushaka kumva mu kirenga. Nakobangate birasobanura ngo ntago natinya. Nakobangate ntago tubeshe. Ntago nzatinya. Umva banze mbwira abantu bajya bakunda kuntera ubwoba. Nakobangate. Nanjye nakobangate. Nakobangate. Kuvuga ngo ntago nzagutinya wowe bivuga ngo kimwiringana. Nyiringana kizende bifaze n'igifaransa. Nakobangatwa. Nakobangatwa. Kuko n'ubundi abakongomani baravanga. Okay, kandi twari duhereyo bwa mbere. Ngo pomoinangana butuluwe nzambe mubala lokoti ngai osilisi kobanga nyoso nzambe mubala sengola nyoso ngai lokola Daudi azalaka na sumi ya Goliath te Yesu azali mobateli nanga. Sema ijambo Goliath. Ni bundi lira ya Goliath. None si Yesu na Goliath bahuriye. Mugenza arangiwa. Na Goliath arimo. Goliath. Ngai lokola Daudi azalaka na sumi ya Goliath te. Goliath ete. Yes. Ati. Numvishemo Dawidi na Goliath. Na Yesu. Na Yesu. Yesu azali mobateli nanga. Nyine Yesu ni umusharisha tu ni imbaraga. Yesu ni wagwa imbaraga. Yesu ni batiri. Mananye nagari bateri nagari moteri. Oya nagari ibyo. Nyine urumva umuntu wenda abirinze. Yesu ni energy. Ni energy. Abantu umuntu erega yandika ikintu akanakiririmba bitewe na situation ari. Erega ni nabyo. No se Yesu nagari energy. Ni so course. Atera imbaraga. Ni chaka kandi. Yawe ku mama. Mugenzi ariko araza kumfasha. Ntago nyizi. Arayizi. Oya. Ndaridinga ubeking. Ndabekinga ngo iki? Yego man, urambekinga. Ngire nyine. Vuga twumve.
azanga bomwana gumama papa ya we gumama papa ya wowe urabekinga gutya azanga bomwana gumama papa azanga bomwana ya gumama azanga bomwana gumama papa ni gutya urambekinga ko uyenza wa mukobwa ntago nkwiyenjeje cyane ibintu birasobanutse etage niyo mpamvu kumanika ukira hejuru ntago nkurikije rero nturirimba ngiyo ni gato uranzi ntago mana inkoni yo nkubise abadirisha banjye bazi kari batatu uwa mbere ni mugo niyo ndetse kandi yivuze uwa kabiri dudunkwe uwa gatatu ni verite ako sinigeze ngukubita ku buryo wampanika bigezeho kuko usigaye ndusha no kuririmba oya mugo warankubise tujye kugira ibanga guys yarankubise nuko na verite bakugendeye gakeya verite nawe ntago yanyoroheye verite ku bantu batamuzi ni dirija yabaye dirija wawe iyi ku bantu batamuzi yabaye dirija wanje nawe nzamuzana uzamuzana ko nzabahurutura mwese bandi kuryo wahurutura abantu I will bring you all no kuvuga ngo no mu kinyarwanda I will bring you all we all Ngwama nzaba nibyo nicyo kakanyarwanda waruvuze mu kanya niko kavuze aha ni gutyo rero mu cyongereza biravuze ngo I will bring you all mu kinyarwanda ni nzabahurutu buriya baca umugani mu cyongereza ngo utazi ubwenge ashima ubwe dukomeze aho twari tugeze atatwibagiza tutatwibagiza tugeze ngo kubyo kubekinga akomeza umwocinge dirijante nkunda cyane ati urabekinga azanga bomwana gumama papa yawe gumama papa manze ngaririmbe twumve azanga bomwana gumama papa yawe gumama papa ndumva ari nguki kisi ya soni kumama papa yawe kumama papa ibyo birahagije rekera aho kwemeza abantu ntago mana yanjye twagiye azanga bomwana gumama papa yawe gumama papa kisi ya soni kumama papa yawe kumama papa azanga bomwana kumama papa yawe kumama papa kisi ya soni kumama papa yawe kumama papa yangiza umwana himbazwa papa yawe kumama papa wangiza umwana kumama papa yawe kumama papa when I call you enter kumama papa yawe kumama papa you can never ever face me kumama papa yawe kumama papa iyo ndirimbo iramfasha byataye none mbi kibazo kimwe mfite ibyo bintu babyigishijwe nande arata baca umugani ngo wigisha intore harya kubyina ikakurusha guhamiriza nukuri inkomye ndemera gaba rugambira cimi ubundi nurya
kagarura utya ako ntago duherukana ntabwo nyine rero duherukana wari ariko improvinze that's why ngomba kugushimira sibyo urakoze cyane ibinkoza hanze warumvise kuba kabisa narumvishe none uvuze ngo iki uzongere kudirija uyu mwana umukubita ntago nkimudirije ariko namukuye mu maboko yanjye namuhaye abandi ubushobozi barange media Omaye barangiye media namuhaye abandi ubushobozi that's why rero kichwa yangu haiko kabisa uvuze oya abantu bari kutwumva batubwire baze kudusobanura icyo kintu uvuze kabisa umutwe wanjye ntabwo ukiriho pe ndumva watakaye ukivuga ngo iki aha mama nyabo ubasha kubyumva neza urabona ko rero akavura kagwaga none izuba rise ryivangamo ribaye ryinshi abarabona view ihindutse mu kuntu bihangane ikora gute ku buryo imvura iguye gutya n'izuba rigahita riva gutya ni klima barihangana Queen rero umwari ndagira ngo noneho uduhite dutamo aka anglais hangere indimi zose nyine ugiye ufiteho akaririmbo usibye wenda français ariko anglais akaririmbo nkunda kavuga ngo hallelujah please the one who set me free hallelujah death has lost its grip on me you have broken every chain there's salvation in your name Jesus Christ my living hope oh God you are my living hope wow yes urumva ko ubirimo neza kabisa ubirimo neza mwana afite impano then mbere yuko rero mbivuga kabisa nkuva nkahita nigira kuri Mr Walker ndagira ngo ubanze umbwire ese Queen woweho kuri wowe ku giti cyawe urumva ari uruhe rwego ushaka kugeraho mu muziki nabahe bahanzi muri mu bahanzi b'abanyarwanda ba gospel ushaka guhura nabo wenda akavuga ati nkoranye nabo kugira ngo wenda urabona ko ibintu bya social media wenda bashobora no kubona ubutumwa abo ushobora guhura nabo ukavuga ati ewana kabisa ati hano byaba bibaye byiza kuri njyewe tu ushaka kuba umuririmbyi umeze ute nyine mu iterambere ryawe tu okay njyewe ukuntu rero umuririmbyi numva naba njyewe nkunda kuba umubeka kubekinga yego nkunda kuba umubeka ngakora ama BVG y'abandi bantu urumva none abahanzi mu Banyarwanda nkunda uwo bita Nzungu neza ku mwanya wa mbere Nzungu kabisa waramukurashinze oya ntago ari ibyo wakoze iki Nzungu nyine njyewe ndamukunda ndaramufana nyine waramukurashinze mu miziki yes nari ikindi nari nshaka kuvuga nta kibazo nari numvise uvuze ibindi abana wa mwana undi ni couple ya James na Daniela yego undi ni Chance na Ben Chance na Ben na Chance Ben na Chance ako nyine nari bata bose niko bitwa nabi wahera inyuma wahera imbere bose kuri twataye isaro umugabo n'umugore n'indubanza umugabo ajya iburyo gute mvavuza rero nkuza nkubwiye iby'impande nyine ni mashinaga ndi kubareba umugabo mushyira iburyo Nese ari iburyo n'ibumoso habanze none se habanze kamoso ngo nani kukoresha karame none se Israel Mbonye ubu ngubu sibyo niwe muhanzi mu Rwanda muri gospel ubu statistique analytics iri kuduhereza ko ari imbere muri gospel ndetse no muri East Africa ni uri gucuruza cyane muri gospel uba wumva we utakorana nabo cyangwa utamubekinga nawe namubekinga nuko nyine abo mvuze nibo baza ku mwanya w'imbere abo ngabo uvuze uwo navuze bwa mbere bamwumvisha Nzungu
wowe ukunda kubekinga none se weho bakubekinze wowe ukunda kubekinga na bumva batakubekinga oya banambekinga nta kibazo ugakora ibyawe yego bakaba bakubekinga nanjye ndumva ari byo bya making sense ndumva ari byo byaba biri perfect byaba ari na byiza cyane kurenza yego rero Queen reka tukuveho gatoya sibyo twumve noneho kizigenza Kibamba ngonde kizigenza nawe sha nyirago ndi kizigenza arakuntu nivugaga muri intro nkaba ati unaweza kuniita mwalimu na wewe tu mnaweza kuniita mwalimu yes rero the best haja ngo the best others flow I'm the best others follow nuko nguko binameze Chief in Media CIC tutuzimana twose n'utwawe se twose n'utwaye Mr Clear wavuga ibyo ushaka deni rero tukugezeho weho rero ngezeho right now playlist yawe ku ndirimbo zawe uri kumva muri iyi minsi cyangwa se izo wumva nawe zikakunyura ndagira ngo ari zo tunyuramo ku ruhande rwawe muri gospel muri sekira iyo ushaka tu ariko reka ndakeka twahera tubanze tujye ku ruhande rwa sekira gato kubera ko weho uri n'umucuranzi ndakeka hari kuntu ushobora kubona amagigi kandi wenda ku bantu batazi amagigi cyari cyo cyangwa se gigi ngira ngo ni kiraka cy'abacuranzi kiraka cy'aba professional art muri rusange aba videographer aba photographer nuko bemeze rero nk'umuntu ukora birabiraka cyangwa se nk'umuntu w'umucuranzi muri rusange ndakeka weho n'akaririmbo gasanzwe katari gospel uba ufiteho nosiyo kandi hari abantu bakunda muri uwo mujyo ndagira ngo abari bo ubanza utamo akapela gato ya deni tukigarukira urumva ko ikinyarwanda cyo mba ndi nacyo mba mfunzemo boko sinka ya Swahili yanjye ya balabala kweli unaizungumusha kidogo yes reka twinjire rero harya ngo kuri playlist ngakaririmbo ndi gukunda muri iyi minsi ariko gospel turahita tuyinjiramo mu kanya ndagira ngo uhere kuri arakaririmbo asubwo ibya sheri wanjye mbivuge hora rero kuntu kina isaseka ntuseke no se murangana wori umwana nagongana nawe urumva ibya sheri wanjye mbivugeho kubera iki hoya nako mukomerezaho ntari bituvugaho harakaririmbo ndi kumva muri iyi minsi kako sheri wanjye aragakunda cyane nankamuture kuko ndabizi ko karamugeraho kavuga ngo ngukunda nkaho nakumenye kera rongera ijwi uri kirezi nambara kikambera nakubonye rimwe umutima wanjye uranyurwa karirimbo ndakamutuye naniko kari kuri playlist yanjye muri sekira hejuru agakurikira karirimbo ka urampakanize ndamukunda cyane umuntu uririmba gakondo kavuga ngo sheri wanjye mwiza wanjye umuruta sate yava he sheri wanjye mwiza wanjye umuruta sate yava he karirimbo Makanizi big salute uririmba neza bro ndagufana Makanizi aririmba neza uri kunyiba nkwibye ute ntabwo uri kuma nk'akantu nge nakikoreramo challenge urumva uri gutukubita akantu kandi noneho wa simplist ngenda kuzi man uricura umunyamuziki urumva man ndica kuko mbaye umwicanye oya muri art
mbaye umwicanyi rwose mani nta bintu biba birenze ariko tu nta bintu biba birenze usibye ko umuntu aba agerageza agakora akareba ko hari aho yagera akareba ko imiziki yakwizamukira cyane ko no muri iyi industry nabonye ko ibintu utabizanyemo komedi washya ibintu utabizanyemo komedi washya byagutwika kubita kurika mbabarira have iyo ndirimbo yireke ntumbwire ko no mu rusengero yahageze reka ihageze utese ihageze uti mu rusengero ntabwo ari muri industry ni ahantu ho kujya ugasenga ukabaho ku mutima buriya iyo ndirimbo yo yireke pe that's why rero mu miziki umuntu aba abona ngo tuzatera imbere babigoye nyine urumva abanyarwanda ntago dukunda ibintu bizima ariko basi kuri abo bake bagerageza kumva ibintu bizima natwe reka tujye abafite ibintu bizima tujye tubibahereza sibyo kuko umuvugizi wa RIB niwe wavuze ngo Gitafu yatanze ibyo afite sibyo ubwo rero natwe nk'abantu nyine niba dufite ibizima dutanga ibizima reka twinyarukire muri gospel rero ubwo rero tugeze kuri playlist yawe kuri gospel ariko utansondeka wumvishe Queen ibintu yadukoreye aho ngaho kabisa niho ndi kuri gospel bo kuri gospel shamba mfite indirimbo nyinshi mba ndi kumva cyane ko mba ndi mpora no mu rusengero buriya nubwo nsa gutya ako nago nsa nk'ibirara badawe nsa nk'umwana w'Imana kabisa nabirebye enfant de Dieu ndabizi yabisa n'umwana w'Imana cyane nago kuba yitwa Mugo sizi iryo zina ko waritinzaho cyane riri gutwaye iki Mugo nimba bisobanuye mugoyi ntago ari mugoyi urumogi hari ikintu narivuze ni mugoyi yes uranyuzwa se ntago nyuzwa okay twikomereze kuri playlist yanjye ya gospel muri iki cyumweru indirimbo nakwita nka hari ya mbere ni indirimbo nshya ya Gisubizo Ministry ivuga ngo urongera voice ariko uri kuvuga indirimbo ivuga ngo ntazakureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka ntazakureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka akabamo akantu nkunda cyane kavuga ngo yasize byose mu ijuru kugira ngo tujyaneyo yasize byose we mu ijuru kugira ngo tujyaneyo yanyambuye umwambaro wo kurimbuka anyambika uw'imbabazi ze nyinshi ndashima that's it man niko karirimbo nsigaye nkunda muri iki cyumweru utarava aho ngaho reka nkwibariza akabazo gatoya hari indirimbo y'abarundi wabuze iri gospel ariko mu gishingo cyo kwihebura yahashize indirimbo nsha mu gishingo c'ikigandaro yahashize umunezero abahora bariko bararira ubu bariko baratwenga bazanye indirimbo zishimye baterana impundu nyinshi yoyoyoyo uri mana y'akandi karyo uri mana ihindura ibihe abatabizi nibaze ndababwire ingene yanyiyeretse uyu
umwana ndabakizwa ari mu n'iki mavuta Ntago boro ntago ndibubakire rero noneho uyu mwana ikintu- niwe udakira ari we, mu mavuta ikintu- boro ntago ndabakira noneho ikintu kiriho sibyo ni nako gace naringezeho agapariti naringezeho naringeze kuri indirimbo ebyiri zonyine mugiye gukolaboratinga noneho first song you lead Queen akabeking second song araridinga then ubeking boro indirimbo ushaka uhita umubwira ati se ntiwa beking akangaka boro iyo challenge bro iyo challenges iyo ngiyo none urumva ko aho ngaho kabisa kuri korapo mise numva turakolaboratinganye baravuga mu cyongereza Turakolaboratinga. umva ukuntu mu cyongereza bavuga icyongereza bavuga ngo touch me in a place ngo binkoza ahantu it touch you in a place in a place binkoza it touches me in a place kurambusha ise aho ngaho n'ubugome bukomeye cyane yes twanzike rero twanzike hari indirimbo ivuga ngo nubwo amagambo yanjye ataba menshi sizi mu Kiswahili mama yangu unaijua okay twende ingawa maneno yangu siyo mengi sifa kwako niko salama moyo wangu msifu Mungu huyo shagilieni niko salama ingawa maneno yangu siyo mengi sifa kwako niko salama moyo wangu msifu Mungu huyo shagilieni niko salama nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro unajua mtoto boro bisa mwembi rano mtoto ariko na talent papa Queen papa akawe rero tumbwira ati naye mbekinga muri akangaka twagiye Jesus is mine he's mine forevermore. Jesus is mine he's mine forevermore. Jesus is mine he's mine forevermore. He's my savior, my redeemer, mine forevermore. He's my savior, my redeemer, mine forevermore. Jesus is mine, he's mine forevermore. Yeah. Urashya boro uyu mwana aragutwika mama nyabo njye nakubwiye ngo uyu mwana afite impano ahubwo wowe kiza nuko wagerageza ukamentioninga abantu bose uko bashoboka cyane cyane nzungu nk'uko amukunda akagira icyo amufasha bwakira bugace ahubwo reka mbwire abakunzi ba Lang Media niba ari n'ubwa mbere wari uhageze icyo gukora urakizi ni ugukora subscribe kugira ngo n'ubutaha bitazagucika ibintu byiza nk'ibi ngibi kubera yuko Lang Media niyo televiziyo nziza ikugeza ibyiza nk'ibi ngibi ndetse utasanga ahandi. Nge ndirange rero ni kuri Lang Media. Let's meet to the next hit. Ciao ciao.
ciao ciao.